mureke uburyarya tuje mu ijuru, mureke uburyarya tuje mu ijuru. Mambo. Undi agapostinga undi ngo I love you so much ngo ndagukunda ariko mu mutima bitarimo. Ndababariye mu izina rya Yesu. Claude. Reka uburyarya, reka turakuzi, reka uburyarya tuje mu ijuru. Ejo ntabwo uzoja muri njyana. Biriziva ngo nukonja, nudakonja kandi tushuye Imana izokuruka. Fata kimwe nimba ukonje ukonje, nimba ujushu. Jacob naravuze umunsi no sambana no kuritangaza. Nukora igitangaza kwa nimingi uzo kwirukanisha umugore wandi muri hoteli ye no gushaka umugore wa kabiri nkabwira Nyagikundiro Solange nabonye ko utakimpagije wenyine. Ngiye gushaka undi mugore none ga wihangane uzobamenya mwembi asigaye Oliver uzoze kubukwe cyangwa se nima nzobombora ma wihangane ufite mukeba wawe kareka gusesera iwacu kera umuntu bashakaga abagore babiri akabigiye cyo gucagura igihe bashagura kujya umugore akabiri yaratahaga akava wanda akavango nasigaye kundo undi nawe ngo yari indowa agataha none umunyine ufite abagore bangahe ariko kiza kintangaza ngo mwijuru hazuba presence ngo tuzosanga inyuma yawe ngo zobatonza abagore batarabawe nk'ijana bakubwira ngo saba ngaba bavuye konta station de mariage yabo ufite irihe utangira kunama ngo ndagushimiye witeka we ngo kuko utazucugwa kibe Bwana sifiwe. Mambo. Bwana sifiwe. Mungu turi sambiri zirabura. Hanyuma dutarame kugira ngo bize kugenda neza. Tangiye dushimira Imana isomwa mu Yesu Kristo tugire neza bangana gutya. Tukaba twiriwe Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Kera natinze ngihaguruka kwakira birama byanga. Hanyuma shimiye mushumba w'itoro rya Arche d'Alliance kudutekereza no kudutumira utuze tubane nabo muri kino gitaramo bateguye. Yabisiguye yavuze ko kanisa ryari rihari ariko bafunze kubwo impamvu zitabaturutseho ariko n'ubundi bagikomeje muhamagaro turabashigikiye ahantu hose muzaba muri usaba turi kumwe. Imana ibagire neza. Nabandi bafatikanyije shimiye abitorero materano ku mutakura bashumba bose bari hano duciye bugufi Imana ibamugisha. Hanyuma abantu babasakuza mwihangane nabagwaye ngo uvuga undi yavuga ndi wo bishobora. Nuvuga mpamvuga tusaba dusakuje. Kandi bogweza nawe ngo uvuge mpamvuga nawe tuzoba byiza. Hanyuma ukinge telefone sinje nanone watwaye umwanya. Kandi sinjumara mwanya uzo Yesu n'ufite mu kuboko yadutije nguyu kasoma ijambo ry'Imana Gitabo cy'Abami ba kabiri bice 2 murongo wa 6 Bami wa kabiri bice 2 murongo wa 6 Bibiliya iravuze ngo Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati kurahiya Uwiteka uraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajana bombi amen. Eliya arongera aramubwira ati subiyemwo Bami ba kabiri bice 2 umurongo wa 6 Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati kurahiya Uwiteka uhoraho ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajana bombi amen. Muri ico gitabo nyine Abami ba kabiri bice 4 murongo wa 14 Elisa ati twamugira dute? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo we arashaje. Semeni haleluya. Maze curanga gato negereje Mbabazi na Patrick n'abandi mwese muri hano abo turi kumwe kuri afishe. Ufatwa arataka kandi ko numva mfite amavuta sinobashira muri mwe ndazamuka tugerira hejuru ko ndumva
ibintu bimeze neza. Zamuka papa, uzamuka bukeya. Urambirwa nawe tugiye kunuta agasimba namaho twege turatarama. Janumvi padivuze onisira tigita Ai abantu bagira ubwoba Janumvi padivuze onisira tigita abantu bagira ubwoba Tesa amatwi ngo numve ibyo bati yababaye iyo mbimenya kihana bati yababaye iyo mbimenya kihana bati
twumvirize sasa mwagara bukeye ihute maze ihute maze banguka ihute maze kiba nano nicare gato hanyuma tuza gutarama n'agatanu twarataramiye Moses we ngiye kubwiriza abantu bogira ngo wenda ibintu bizananiranye ariko ngiye kubwiriza iminota mike turangiza dutarama sema haleluya haleluya araje Yesu araje umwana w'Imana muwe maso araje Yesu araje umwana kate kazine ijambo rivuga ngo nawe ntusigane niryo jambo nahawe rivuga ngo ntusigane dusomye amagambo y'Imana aya ni amagambo ya Elisa na Eliya. Elisa yari afite ngo sebuja witwa Eliya ngo bari batuye i Gilugari mu gitondo kimwe Elisa yakira Eliya yakira message imubwira ngo agiye kujanwa mu ijuru n'umuyaga wa segwaki. Sema amen. Mutima usakuze ngiye kurangiza nanone siko bimeze ba protocol bari inyuma nimba amatara yaje muyazane kandi nimba ataje mureke sawa niko kwiza kuko abantu bari kwasakuza ntumenye moteri ntumenye abantu murangiza mwege kiyo miryango kugira ngo bareke kudusakuriza bari hanze niko kwiza ko numva sinoreka kubwiriza ngo nuko abantu bagiye mafuta mfite je watangiye kubwiriza mu biti none mbonye babiri namandeka aya ngo batuye i Gilugari bombi ngo umunsi umwe Eliya yakira amakuru amubwira ngo agiye kujanwa mu ijuru ngo kandi azojanwa na segwakira ngo Eliya ayo makuru arayakira ngo amaze kuyakira ngo yaganiriza Elisa nawe ngo arayakira ngo amaze kuyakira aramubwira ngo turajana ntabwo sigara hano ngo ashakishe ukuntu iyo musiga birananirana aramubwira ngo umva Elisa kubwira amakuru sigara ni Gilugari jewe ngiye Beteli Imana yantumye i Beteli aramubwira ngo yereka kumbesha ntabwo sigara hano Ndio. ndajana nawe sema amen Amina. ntabwo sigara na turajana haleluya nyawe nasigarana ndakwinginze Elisa Imana itumye i Beteli ngo aramunanira aramwinginga amubwira ibintu byose bishoboka aramunanira aravuga ngo basubwine tugende baragenda ngo bashike i Beteli ngo basanga abana b'abahanuzi ngo bari mu nzira bahamagara Elisa baravuga ngo se Elisa we wabuze amakuru ko sobuja Eliya agiye kugukugwa aravuga ngo muceceke izo ndabizi turajana abantu benshi basinzira ku majwi y'ikinyoma umuntu yumva ngo bavuze bigatuma asinzira mu nzira ntakomeze urugendo ruja mu ijuru dufite abakristo basinziriye ahantu
kandi abakristo nibo bagoye ikanisa, nibo bagoye igihugu, nibo bagoye imiryango. Ariko naje kukubwira ngo n'umugoroba uzuka aho ngaho waryamye ukomeza urugendo kuko rurashahara. Haleluya! Kanguka yabo ukomeze uva kuri icyo gisasiro uryamyeho, urugendo rurakomeje. Reka kwirorosa rene, reka kwirorosa byuka twishime, reka kwirorosa ayo mafaranga. Safari inaendelea. Uko mbele kuna matunda ya uzima. Na uyu mubiri mfite wafa ariko tegereje nizeye kwa sasa ni nundi mubiri usanu yasukanye ibona ndese wa musasi zaririba osiana ni mara kwa muka barusi zaririba osiana kanguka yawe sinziriya. Kristo abanukunda kumurikira, ntabwo Kristo azamurikira abantu basinziriye, Kristo azamurikira abantu bari maso. Aho wasinziriye haguruka tugende, urugendo rurakomeje. Haguruka tugende, vaho ngaho. Nimuryamye ku mavideo vaho ngaho ya supprime, nimuryamye ku ma voice vaho ngaho ya supprime. Tugende mu ijuru, nta bantu bazogera mu ijuru batunza amavideo nubwo utayikinye, ariko urayituza nawe. Uri umu agent wa Satani. Uri umu agent wa Satani, uzukora Satani. Nubwo utaroze, nubwo utasambanye, nubwo utakoze biriya byose, ariko nimbubitse audio y'abandi mbi ikuremo dukomeza urugendo. Wumva ngo umuntu asinzire kuri audio ikubujije kuja mu ijuru. Ubucafu bw'abandi bukubujije kuja mu ijuru. Umuntu akaruka ugasigara ku birusi by'abandi, ugasigara ku birusi by'abandi. Va kuri ibyo birusi yewe tugende, va kuri ubwo bucafu dukomeza urugendo. Safari inaendelea. Reka kwita ku by'abandi. Niba ushaka kugera kure, reka iby'abandi yawe tumbira umusaraba, tumbira umusaraba uva muri ibyo wagiyemo, tumbira umusaraba uva muri izo ngeso, tumbira umusaraba. Amen. Ureka urugamba. Shonde narababaye. Maze sendi yakunane papa. Ifate neza ngiye kubwiriza iminota 5. Shonde narababaye. Mana ya Mukama. Hano ku mwisi hari bihomora, hari bihomora, hari bitangaza, hari bitangaza mutarabona kwisi. Ni gitangaza nawe yanacho ndavamwe semana wa iki ni kimbonye, iki ni Samuel Soma papa. Zamuka Moses awe. Zamuka Mose.
inyuma gato abashoboye mubwira usubira inyuma Kofi we. sema haleluya Amen. fundura amazi wa nza kuyasoma sema haleluya samani haleluya Haleluya, haleluya. samani haleluya Haleluya, haleluya. baragenda ngo bagare Beteli yari yaramubwira ngo ni sawa umva irindi jambo Uwiteka yongeye kuntuma i Yeriko none gasigara ni Beteli usigara n'abana n'abahanuzi musigarana mu gitaramo naje ngiye muri gahunda ndagaruka Ese aramubwira ngo kurahiye ubugingo bwawe ntabwo sigara i Yeriko ndashana nawe kugaza ku munota wanyu sema amen Amen. sema haleluya Haleluya, haleluya. sema haleluya Haleluya, haleluya. sema haleluya Haleluya, haleluya. sema haleluya Haleluya, haleluya. kanguka muva kanguka bakoze imana bashize hari amapromosiyo yaje gitangaza abakobwa b'ibihomora n'abagore b'ibihomora basaze abagabo b'ibihomora basaze ariko imana kuko ari gitangaza mu gitondo kimwe bizamenyekana zaramenyekanye bitaramenyekana Bizamenyekana. sura inyuma gato kanguka yabawa zuka tugenda mu ijuru safari inaendelea Yesu yuko karibu kurudi nukuri tuzoja mu ijuru wabuze gutondekanya amagambo wabuze kuvuga ibyanditswe neza nimba utizeye Yesu nta juru uzojamo waba warize maîtrise waba warize teologiya ukayigira muri Harvard Amerika waba iwanyu mutunze cyane wowe ukuvuka mu muryango ukomeye ariko reka ngwe ngo mu ijuru ntanzira amagagari hano ntanzira Frodi hano mu ijuru hasosha abera mu mitima mu ijuru hasosha bakiranutse mu ijuru hasosha abasosha bakiranutse mu ijuru hasosha bakiranutse mureke uburyarya tuje mu ijuru 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 Mambo. undaga posting undi ngo I love you so much ngo ndagukunda ariko mu mutima bitarimo Ndababariye mu izina rya Yesu. Claude. reka uburyarya reka turakuzi reka uburyarya tuje mu ijuru ejo ntabwo uzojamo n'indyarya birizivuga ngo nukonja nudakonja kandi tushuye Imana izokuruka fata kimwe nimba ukonje nimba ujushuwe Jacob naravuze umunsi no sambana no kora igitangaza kandi mingi zo kwiruka nshije umugore wandi muri hoteli ye no gushaka umugore wa kabiri nkabwira nyagikundire Solange nabonye ko utakimpagije wenyine ngiye gushaka undi mugore none ga wihangane uzobamenya mwembi hasigaye Oliver uzoze kubukwe cyangwa se nima nzobombora ma wihangane ufite mukeba wawe Kareka gusesera. iwacu kera umuntu bashakaga abagore babiri akabigiye cyo gucagura igihe bashagura kujya umugore wa kabiri yaratahaga akavuga ngo ndakavuga ngo nasigaye ku ndobo undi nawe ngo tiyari indowa agataha none ubu nyine ufite abagore bangahe ariko kiza kintangaza ngo mu ijuru hazuba presence ngo tuzosanga inyuma yawe ngo batonze abagore batari abawe nk'ijana bakubwira ngo se abangaba bavuye ko ta station de mariage yabo ufite iri he utangira kunama ngo ndagushimiye Uwiteka we ngo kuko utazuca ubwaka ibere Bwana asifiwe. Mambo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Gusirimuka ntabwo ari ukumwizoga. Ntabwo ari ukumwizoga gusirimuka. Gusirimuka ntabwo ari ugushaka abagore benshi. Kwanza wageze entre nous. Agerikiriza. Kandi umenye inzo nibwira
n'imigambi yaje n'ibibamo binadusa bikandiribohe vugutira kandujure inkamba zivemo upindure ishuma chawe Cavar dessa chawe Quando menino zonibwira n'imigambi urugendo rurakomeje jewe kuvinda nta muntu uvuga ngo je namwandikiye message tawo azobone kumwe nta mugore uzuvuga ngo ndanamuterese cyangwa umwana w'umukobwa ntawo jewe kuvije jewe fana nta muntu uzosanga muri sona mpano utanakenyeye urupande tawo muzobaze abantu bose bazaje mu masono wasanzemo tawo bakuvuga nuko bakubonye nuko muzamujana kandi nta bandi bavuze makuru yawe niba abandi musangiye umwuga entre ntawe navuze ngo uzokunda Solange kugazangiye ntawe uzosanga nateretse icupa ntawe naravuze ngo nzofashe kofa unyari pushi arivuga ngo bandage ive mu gihugu yo nama yarateranye si nubwo novana amavuta yaje ndi oyasigarana zoyajana kugenda kwanje biku never pass okay haleluya aba no jiroma no zana amavuta yaje imbere ya papa kamubwira ngo mu izina rya Yesu akira umusaraba wambura ishapura suri mosizo amavuta yonyine azayivuga umuhamagara amavuta tukagwana intambara amagambo umunyamuvuta uzugwanisha amavuta gusa amavuta yonyine azayisobanura nubwo uvuga amagambo menshi ntacha amazi wecekeka koresha amavuta gusa yonyine akubitana amangumi amavuta azanesha kandi amavuta ni Yesu ni mwuka wera mayo uvuga umunyamwuka nurangiza ngo uzoba amahoro n'abana bawe murashira reka umunyamavuta yigende muzobaza amakuru yari sangiye kuhagera nafashwa kofi we ngiye gusoza natinze oye ngiye gusoza hano ni saa 4 ngiye gusoza turi kumwe na bishop ngiye gusoza kagusiga naje kubwira ngo buzuka tugende kanguka va muri ama conflict tugende va muri umutima mubwira tugende va muri iryo sharuba mo tugende dukomeza urugendo reka gusebya abandi kuko nawe je nawe uzoseba yewe mwisi yabo ubunyereri runaka yanyere none ariko nawe je wonyere kuvuga abandi none nabi ejo ni wewe nikajumu birizi uvuga ngo icyo biba nicyo uzosarura nimugira urugamba uzosarura urugamba nimugira ishari hari abandi banyashari basoza nawe ukabigwamo kanguka tugende naje kukubwira ngo kanguka va mutunyunyuzwa reka nanu tunyunyuzwa uko mbere kuna matunda uko mbere kuna matunda uko natwe twebwe twizishoboje ni Kristo niwe ya Kristo azogushoboza uko naje nshoboye kumwizoga kandi nozishobora pe ndore ko ndi n'umuhinda je wiza kubita seke no mwizoga no kora gitangaza sinyoma agacupa kamwe no kuzamwa kese zitatu zine ndore ndazishoboje mfite n'imbaraga
amubwira uko aramubwira ngo ko wananiye ngwino tugende Uwiteka atumye ku Yorodani ariko umva kubwire saba icyo ushaka ko wemeye kujana nanje ko wemeye gushorana nanje ko wemeye ko tujana Elisa we saba icyo ushaka Elisa aramubwira ngo urampa imigabane ibiri ku mugabane wawe umwuka aramubwira ngo Elisa we musabye ikintu gikomeye ariko niwitegereza neza ukantumbira igihe nzoma ngiye kujanwa mu ijuru icyo kintu urakibona ngo barajana ngo bagere kuri Yorodani Elisa akora mu mwitero ngo bakubita hasi ngo barakomeza bagenda baganira ngo hazigare ryaka umuriro ngo